Bamwe baragira bati amafaranga y'icyuzi mwagiye kuyasindamo mitsingi, abandi bati rubanza nashonje. Izo zose ni imvugo zikomeje kugenda zigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi ubwo bari kugenda bazivuga nyine bameze nk'abari kugenda bashyenga. Ibi byose nibyo tugiye kuba tugarukaho, dore ko uwayivuze ahanini n'ubundi biri kuvugwa nk'uko abo mu miryango ye bakomeza kugenda babihamya, bavuga ko uyu Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana. Uribaza ngo byagenze bite? Ese yishwe n'iki? Yapfuye ryari? Dore ko nubwo bikomeza kugenda bivugwa ko yitabye Imana, bamwe bari guhita bagira ko wenda yaba apfuye muri iyi minsi, ariko mu by'ukuri hashize igihe kitari gitoya uyu Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana, dore ko biri kuvuga ko hashize imyaka igeze muri 3 yose uyu Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana, nk'uko abantu benshi n'ibinyamakuru byinshi bikomeza kugenda bibigarukaho bigaragaza yuko uyu Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana muri 2023. Ese yishwe n'iki? Iyi mvugo yayivuze bigenze bite? Kuko hari abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho bibaza ngo ubundi amafaranga y'icyuzi ni amafaranga agenda ate? Dore ko ahanini bije cyane cyane nyuma ya UCI, bamwe babihuza na UCI shampiyona y'isi y'amagare, bavuga bati se baba barasize amafaranga ntitwabimenya ntitwajya kuyafata, ariko siko biri. Ni amafaranga y'icyuzi nk'uko uri kugenda ubyumva uyu Nyiramajyambere Esperance yarimo kugenda aburana. So reka tubyinjiremo turebe ibyo ari byo. Mbere ya byose reka mbanze guhe ikaze. Iyi ni Kigali The Thrillers Talks Entertainment. Nk'uko mubimenyereye ngenda mbagezaho inkuru zose ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, izo twakwita inkuru ziba ziri trend. So Nyiramajyambere Esperance ndetse na bagenzi be bagize gutya bishyira hamwe bashinga koperative bayita turengere ibidukikije. Iyi koperative ikaba yarakoreraga hariya i Musanze, ndetse ikaba yari ibumbiye hamwe abantu n'ubundi basigajwe inyuma n'amateka, nibo bari bagize iyi koperative ahanini. So rero bagize gutya baravuga bati reka tugire ibikorwa nyine bimwe na bimwe tugenda dukora nk'uko iyi koperative n'ubundi ubyumva yakoraga ibintu bigiye bitandukanye, birimo nko kubumba amashyiga ya kijyambere agezweho, aya ngaya nyine ya cana rumwe, n'ibindi bigiye bitandukanye bakoraga. Ariko hagati aho bakaba bari bafite ubutaka bahawe na leta, ariko bakaba batari barabubyaza umusaruro. Bagize gutya bajya inama baravuga bati ubutaka twahawe na leta reka tububyaze umusaruro. Bwari burimo icyuzi, rero icyuzi nyine amazi ngira ngo uri kubyumva. So baravuga bati iki cyuzi reka tukibyaze umusaruro. Baragenda bagura umurama w'amafi bashyiramo, ayo mafi aragenda arororoka, ndetse mu mizo ya mbere bajyana ku isoko, andi bararya nyine bihaza mu biribwa. Ubwo bari basaruyeho inshuro imwe gusa, leta yari irimo koza nayo ikora imihanda ahantu hari icyuzi, bahacisha umuhanda, cya cyuzi cyabo kirasenyuka. Uyu muhanda warimo kugenda uhuza Musanze na Gicumbi, ugira ngo murawuzi cyane, umuhanda uhuza Musanze ndetse na Gicumbi. Uyu Nyiramajyambere Esperance ndetse na bagenzi be basezeranijwe ko bazahabwa ingurane kimwe n'abandi baturage bose bari bacishirijwe umuhanda mu bikorwa byabo. Ndetse leta ku ikubitiro yahaye icyiciro cya mbere amafaranga, ariko iyi koperative ntago yari irimo. Ndetse icyiciro cya kabiri kiraza biba nabyo uko nguko, iyi koperative ntabwo yari irimo. Ndetse icya gatatu nacyo kiraza, iyi koperative ntibayiha. Rero uyu Nyiramajyambere Esperance atangira kubona ko bashobora kuba barabaririye icyuzi, ndetse nta n'ingurane mu by'ukuri bashobora kuzabaha. Niko guhita yigira inama aravuga ngo ahantu hose nzajya menera, cyangwa se ahantu hose nzagerageza kujya, nzagenda mvuga akarengane mu by'ukuri twakorewe, ndetse tuzarebe ko twazishyurwa ayo mafaranga y'icyuzi. Uyu Nyiramajyambere Esperance yakomeje kugenda yirukanka hirya no hino mu buyobozi agira ngo asobanuze ibijyanye n'ikibazo cyabo, ariko nta gisubizo yabonye. Niko kwigira inama akavuga ngo igitangazamakuru cyose nzajya mbona nzagenda ncisheho ibyacu, dore ko yari umuntu uzi kubisobanura, ndetse navuga ngo yari umuntu uzi kuvugira bagenzi be cyane, ndetse bakanamukunda cyane. So Nyiramajyambere Esperance rero haciyeho igihe n'ubundi hagize amahirwe haza umunyamakuru mu gace k'iwabo, ariko bari baje n'ubundi kuba bataha inzu z'abatishoboye.
So nuko rero aganira n'icyo gitangazamakuru, agerageza kuba yashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuba yabubakiye inzu, dore ko nk'uko bigenda bivugwa ko ari umwe mu bantu bakundaga Perezida Paul Kagame by'umwihariko. So rero agerageza kuba yamushimira mu ijwi rituje, ariko bidaciye akanya ukumva ahise azamura ijwi cyane akomoza ku bijyanye n'amafaranga y'icyuzi cyabo babimye. Rero ukabona ko ari ibintu byabashije kuba byari byaramubabaje cyane, ndetse akimara kubitangaza nyuma y'igihe gitoya baje kuyabaha amafaranga yabo, baje kuyabaha kubera ko byaragiye bigera ahantu kure cyane. So barayabaha rero, nk'uko tubikesha umwe wo mu muryango wabo avuga uti amafaranga ati yarayabonye ndetse yagiye no gupfa yarabashije kuba yayarya. So rero uribaza ngo Nyiramajyambere Esperance ubundi yishwe n'iki, byagenze bite? So yishwe rero na kanseri y'umwijima, nk'uko abo mu muryango we bagenda babitangaza bagaragaza yuko uyu Nyiramajyambere Esperance yishwe na kanseri y'umwijima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Atangira kurwara rero hari muri bibiri na makumyabiri na kabiri, ndetse ubwo yumvaga ababara cyane umubiri wose agerageza kujya kwa muganga, ariko bakamubwira ko nta kintu arwaye. Bigeze mu kwezi kwa cumi n'abiri nibwo yababaye noneho cyane cyane, uburibwe buragenda buba uburibwe, ndetse ikintu cyose ashyize mu nda uburibwe bukamurya umubiri wose. Rero ni muri urwo rwego bigeze ku itariki ya mbere ubwo hizihizwaga bonane, yakoresheje ibirori by'akataraboneka atumira inshuti n'abavandimwe ndetse n'abo mu muryango we bose bari bahari, agerageza gufata ijambo ari nako abwira umukobwa we amubwira ko nyine agomba kwita ku bana, dore ko yari afite abana bageze kuri batanu ndetse n'abuzukuru bane. Abo bose rero akaba ari Nyiramajyambere Esperance wabareraga, ndetse nk'uko bivugwa akaba ari umugore wari uzi gushakira umuryango we, ndetse yari umuntu witangira umuryango we cyane nk'uko bagenda babivuga. Rero umukobwa we akaba ari kugorwa cyane no kuba yarera abo bana bageze ku 9 bose, dore ko Nyiramajyambere yabareraga wenyine. Bivugwa ko nta mugabo yari afite, bitewe n'uko umugabo yari yaramunaniye, yari yarigize ikinani. Rero mu mezi ya mbere ndetse no mu kwezi kwa gatatu muri bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo yababaye noneho cyane cyane by'indengakamere. So rero bagerageza kumujyana kwa muganga, bivugwa ko yaje kugwa mu bitaro bya CHK, niho yabashije kuba agwa. Rero mu kumva iyo nkuru umubyeyi we papa we nyine umubyara byaramunaniye kubyakira, dore ko yari umugore navuga ngo wari uzi kujya inama, ndetse yajyaga inama na papa we cyane. Papa we rero byaramugoye kubyakira, biramunanira pe. Rero nk'umuntu wari wisaziye, wari ufite indwara zigiye zitandukanye zirimo hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ndetse na asima, yaje kujya agira gutya ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye byo kujya yikubita hasi, dore ko ku itariki 13 aribwo uyu Nyiramajyambere Esperance yapfuye. Rero ku itariki 14 bukeye bwaho papa we nawe yaje kuba apfa. Ngira ngo uri kubyumva ko ari nkaho Nyiramajyambere Esperance na papa we bapfiriye icyarimwe. Rero bose baje kuba bashyingurwa ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023, nibwo Nyiramajyambere Esperance ndetse na papa we baje kuba bashyingurwa. Inkuru ya Nyiramajyambere Esperance wavuze icyuzi, amafaranga y'icyuzi bagiye kuyatsindamo za byeri, ndetse ati ahari ubanza nashonje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni uko nguko inkuru ye yaje kuba irangira. So mukomeze mugire ibihe byiza. Ku bantu bumvaga ko wenda uyu mumama ashobora kuba apfuye vuba, ntabwo ariko bimeze. Hashize imyaka igeze kuri 3 yose uyu Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari n'andi makuru yose agezweho nakagaruka. Murakoze.